Liverpool ariko Al Hilal banjemo abakinnyi yambaye nimero 9 yitwa Mugisha Didier, yitwa Bigirimana Peti yambaye nimero 10, hanyuma Asma Ndikumana yambaye nimero 17, yambaye Kurwari Ngoga yambaye nimero 26, Aziz Bazanye Kuranya yambaye nimero 18. Ejo y'umukino
ahawe umwanya nimero 11 agana Abdel Yusuf 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 ahawe umwanya nimero 11 agana Yes, ikaze rero kuri mwese mudukurikira, mukurikira Isango Star, mukurikira Isango Sports by'umwihariko. Nitwa Blaise Gakunzi nkuko mumaze kubimenyera. Turi hano Kigali Pele Stadium hasojwe umukino wazaga Al Hilal ndetse n'ikipe ya Rayon Sport. Ariko nko mubona ntago ndi jyenyine, ndi n'umuvandimwe Wasirinyo. Wasiri umeze neza se? Meze neza hari. Ibyishimo nkubonanye wajya ngo utwaye igikombe Wasiri. Oya. Nge ndikanje. Oya mutazajya mwitiranya ibintu. Iyi yari match y'amatsinda. Ni ibintu twe twabwiye abantu kare. Hatse gusobanura iki? Rayon Sport imaze almost sana ngufashe ntacyo zeka. Ko nari buze kongera. Ahita nirukanga ntaka. Rayon Sport imaze almost igihe kingana n'imyaka uyu mwaka turimo no wa 9. Yego. David wa 9 no wa 7 wa 8 oya 2018 ni mwaka wa 8 ushira wa 9 wa 8 ushira wa 9 twabuze iki rero iyo yabuze iki twabuze ikipe imeze nk'ari Hilal iduha igipimo kuko itsinda mbere na mbere ushobora gutegura umushinga ukarijyamo ariko noneho binasaba ko ugomba kugira abantu baguha challenge kugira ngo umenye aho ibihe bigeze hari ibihe bigusiga ukamenya ibihe aho bigeze twashatse aho dushobora kwipimira tuburi ikipe ishobora kudusubiza ku rwego rwo dushobora kujya mu matsinda. Yego. Ikintu cya mbere dushimira guverinoma y'u Rwanda, tugashimira ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Rwanda, tugashimira na Rwanda Premier League no kuzana amakipe muri Sudani muri champion. Byadufashije ikirere kumenya standard none amatsinda ari kugibwamo n'abantu bameze gute. Yego. Ni nayo mpamvu turi gutegura umukino abo nahuye nabo twaganiriye narababwiraga ngo ngiye sinyine ari Hilal ya kabiri. Umutoza dufashe aduhe Al Hilal ya mbere ya indi yakina na MCRG ya indi yakina na Mamelodi ya indi shop nyine ya yindi kina kuri standard yo hejuru. Ibi birafasha iki? Biradufasha kumenya ngo turihe. Nidutsinda umukino twahita tunabwira abayobozi ba Rayon Sport ngo umukinnyi wese uri muri Rayon Sport akakanya yongererwa amasezerano twajya mu matsinda. Nicyo gipimo cyanyacyo cy'amatsinda. Umukinnyi wese uri muri Rayon Sport ahita ahabwa amasezerano ugiye kuyasoza wese tuyabone ikipe igumane kuko twajya mu matsinda. Ni iki cyabaye rero? Ndashimira cyane ikipe ya Al Hilal. Ibyo twayisabye yabikoze. Ligne d'attaque yose ikina amatsinda.
yanasohotse mu matsinda iri muri kimwe cya kane cya CAF Champions Yose League niyo yari bazanye rwose. Adama Coulibaly, Girumugisha Yakuba, Jean Claude, hanyuma bakongeraho na kapiteni Coulibaly nawe yitwa Coulibaly. Hanyuma inyuma ye Raouf abarimo Mediane ni haburamo wenda haburemo Adel wa undi wabonye ikarita y'umutuku kuri match ya Elmerek nawe aricyo gituma aburamo nyine. Ariko ubundi ndayishimira ko yaje ari full. Udahari n'uwavunitse undi utari uhari n'uwabonye ikarita y'umutuku, ariko ubundi almost barindwi bagakwiye kuba bahari. Ndagufasha nawe nta kibazo. Umutima mwiza ufite fe kiramufasha yagira umutima mwiza ndawugira ariko urabizi. umutima mwiza ufite ikintu kinejeje rero kuri uyu mukino nuko ibyo twasabye Al Hilal yabikoze. Hanyuma nashaka kureba performance bigira Imana yamfasha ya kompeta niyo Mediane. Ese Rikao ya kompeta kuri iyo level? Ese umukinnyi nka Obed ya kompeta kuri urwo rwego? Ese umukinnyi nka Kwizera Olivier yamfasha kuri uyu mukino? Ese Aziz Bazane yakina kuri uyu mukino? Nyuma yo kubireba se ikinejeje rero ngewe sinejejwe n'umusaruro, oya nejejwe na performance y'abakinnyi b'ikipe ya Rayon Sport. Asman ugashyiraho Bigirimana Bedi, Rikao, Bangara ku minota yakiniye neza ikipe ya Rayon Sport, Emery, Chimanga, Ganijuru, ugashyiraho axe centrale yose nari maze kwivuga nari nyidataka yose y'ikipe ya Rayon Sport. Dukinnye match y'abantu b'abagabo. Ngewe niyo baza kudutsinda na kimwe kubusa cyane 2 kubusa, ariko tugaragaje performance nk'iyi, performance imeze nk'ingiyi, nagombaga kwishima kuko nicyo Rayon Sport yashakaga. Can we perform on this level? Ikintu kimwe ngiye gusaba ubuyobozi bwa Rayon Sport akakanya ni iki kimwe cyo wari ubigarutseho ngo cyari igipimo cyiza cyo kureba urwego rw'abakinnyi b'ikipe ya Rayon Sport. Aba bameyeri dufite ntihasohokemo n'umwe. Sinzi uko bari buze kubigenza. Abareyo dukeneye kugura amasezerano ya Taichi muri polisi. Sinkeneye kubona Taichi umwaka utaha muri polisi. Abareyo dukeneye Chimanga nanone. Abareyo dukeneye umuntu witwa Bigirimana Bedi, dukeneye kumubona undi mwaka. Abareyo dukeneye Asman by'igihe kirekire, Obedi by'igihe kirekire. Iyi kipe yose Rayon Sport ifite bigaragaje ko iri kuri level nziza. Iyi kipe kandi ubushobozi burahari by the way. Iyi kipe uri kubona hari abantu bashobora kuba batazi urwego rwayo, ariko turabibutsa ko iyi ni ikipe ya kane ku mugabane wa Afurika iyo bari gukora ranking, kubera ko ikoze ibintu consistently, igira mu matsinda, iragira mu matsinda isubirayo. Tubaze kuva 9-6 kugeza uyu munsi bageze muri kimwe cya kane inshuro zirenga 11. Kimwe cya kane apana amatsinda, kimwe cya kane inshuro level y'amatsinda aho barayirenze. Sorry gato. Allo? Umuntu arimo aradutangariza abantu baba bitonze kumuhamagara abantu. Icyo narindi kuvuga rero, icyo dukeneye niyo consistency. Hanyuma n'ikipe donc mukagira ikipe ariko imaranye igihe, kuko niba turimo turavuga ikipe ya Al Hilal, niba uyirebye inshuro 11 kuva 9-6 kugeza umunsi bagera muri kimwe cya kane, which means yo ihozaho, ihora ihari. Niba ushobora guhangana nayo ugakina bigakunda, ibi birasobanura ko uri ikipe nziza. Igikombe urabona gishoboka? Narabibabwiye ko ngewe nzasubiza iki kibazo tuvuye gukina match ya Musanze. Ariko nanone mutaza kugira ngo ni ikibazo cy'uko ndi kubitinya kugira icyo mbivugaho, oya. Ahubwo impamvu nyirizina ndi kubasaba ko nabivuga icyo gihe ni ukubera ko kugeza kuri aka kanya hari uburyo mubimbaza habona ninza ko bibasubiza abantu bashaka kugira ngo nukwiyemera no kuvuga ku bindi bintu, oya. Ariko nanone sininya abantu, ariko nanone icyo ndi kuvuga ni kimwe, ni iki ngiki. Abakunzi b'ikipe ya Rayon Sport n'abakunzi b'umupira w'amaguru, igisubizo cyanyacyo bazacya bitabaye ngombwa ko ari basubisubiza. Bo bazabyibonera mu kibuga, amaso yabo bazabyibonera kuko babonye byinshi. Uyu mwaka w'imikino bahuye n'umusaruro utari mwiza wa Rayon Sport. Amaso yabo nkeneye ko agomba kubona none Rayon Sport igaruka. Nkeneye ko amaso yabo ari babyibonera, pana kuba wasirari uri kubivuga. Nkeneye kubona ari bo babyibonera, akaba ari bo banabivugaho. Wasirari ariko abakunzi ba Peri barishimye, ubwa mbere ngo bari babashyigikiye. Uracyafite na Mukeba, urimo uravuga Musanze, ariko uracyafite na Mukeba ntago umubara.
match iri mu kwezi kwa gatanu ariko bibaye byiza ndumva bayishyira n'ejo nk'uko tumaze gukina match bakongera bakaduha nayo tugakina kubera ko abanyarwanda bamaze amezi nako batarimo barareba derby iryoshye batarimo barareba match nziza kubera ko twakinaga na APR twebwe dufite ibibazo byinshi by'imvune ugasanga turimo turakina nayo dufite abakinnyi batatu bane barimo barabura mu ikipe ariko uyu munsi Rayon Sport yose yagarutse n'uwanyuma wari ufite ikibazo kimwe kapiteni w'ikipe ya Sudani yagarutse ubu nta hana APR yabacikiye ubu ikiba gisigaye ni amahitamo y'umutoza gusa ndatekereza n'umukunzi w'ikipe ya APR warebye iyi match umutima w'usukuri kandi barishimye ko kumwanganyije bari babashyigikiye allo mubakoreye ibyo bashaka bari badushyigikiye ngo bashaka ko mwunganya mukabura bazahura nayo ku wundi mukino yarabatsinze umukino ubanza bazahura nayo ku wundi mukino kandi ntibazayishobora n'ubundi izabatera ngakarusho mwebwe ngo nuko bakinishije ikipe ya mbere atumye mubatsinda ndetse yanavuze ko batazongera byari byoroshye ko wabwira abakinnyi b'abayisilamu niba aricyo kibazo yari afite ko wabwira ngo murye uwo munsi muzawishyura hari itegeko ryababuzaga ibyo bintu no muri rero turabagira rega natwe mwese kuva kuri kwizera Olivier ibyo si urwitwazo umupira mu kinyo by'ubwabyo birigaragaza ko n'abari barimo benshi babanjemo n'ubundi abasiramu benshi ibyo ntabwo mbona ko ari urwitwazo ahubwo noneho wasiri mufite urugendo rukomeye cyane Musanze mbere yuko tunakurekura mufite urugendo Musanze ni match noneho usaba umukunzi wa Rayon Sport gira icyo ubwira abafana ba Rayon Sport kuri match ya Musanze. Ni ikintu kimwe ndi kubasaba gusa turabasaba ko bagomba guherekeza ikipe ntago twitaye ku kuba ari twebwe tuzakira cyangwa kutazakira we don't care abakunzi b'ikipe ya Rayon Sport turabakeneye no ku kibuga cy'Musanze nabonye Musanze yashyize hanze ibiciro igisigaye nuko abakunzi b'ikipe ya Rayon Sport bazi ubwo rero umukunzi wese w'ikipe ya Rayon Sport dure kwa gatandatu no muganda ariko Musanze ni hafi ubwo igisigaye nuko bagomba gukora ibishoboka byose ubyuka mu gitondo cya kare ubyuka hagati na hagati bakaba urarayo buri wese akora ibishoboka kugira ngo Rayon Sport izabe bafite ku kibuga cy'Musanze ni ikibuga gikomeye ni na match ikomeye kuko APR yavuye yaratakaje ari Mereki yishyuye ku munota wa nyuma aho rero ni ikimenyetso cyiza cy'uko iyi match irakomeye tunakeneye abakunzi b'ikipe ya Rayon Sport murakoze asante sana